rero nkaba ntari umunyabutayu mpita mvuga direct ko imivumo yose yaranditswe muri Bibiliya. Yego. N'imigisha yose yaranditswe muri Bibiliya. Nta wundi muvumo rero ushobora kuvuka utari uriya wanditswe muri Bibiliya. Ari umuvumo w'inkomoko igihe runaka uzasohozwa, ariko nta muvumo mushya ushobora kuvuka kuko yise ndaye ya Yesu wahita havuka umuvumo ako kanya. Ahubwo kuri ya mivumo yateganyijwe. Yego. Sibyo? Kuko baravuga ngo nukora iki uzagibwaho n'uyu muvumo. Hari umuvumo uzamudzaho ariko wateguwe cyangwa se wari usanzwe uteganyijwe muri Bibiliya bitewe n'igihe akoreye icyo cyaha. Ariko muri rusange ni icyaha tugiye no mu mategeko icyo bita imvugo zihembera, intambara, imvururu n'iki. Burya muri biriya bihugu by'abaheza nguni ku myemerere bakimurega kandi bakanamwica cyangwa se bakanamufunga. Kuvuga ngo ngewe ni indayi ya Yesu, urenza aho ngahe n'inyuguti imwe ntiyashobora kubigusobanurira. Yego. Nicyo kikubwira ko ibyo bakora batabizi, n'ubundi biracyasubira kuri rya kosa ry'uko abantu batigeze bigishwa icyo bita imyemerere. Ari nacyo kiza abantu bakayobotse rwose amashuri bakajya kubyiga, kuko uwamaze kwiga icyo bita imyemerere n'icengezamatwara ntago yakora ikosa nk'iryo kuri kamera cyangwa se mu ruhame rusange. Oya, binaje yatokesha umurokore nyakuri wasenze, binamujemo yatokesha yavuga mu izina rya Yesu. Ahubwo nanjye reka mbivuge mu izina rya Yesu abazimu bashye. Okay. Hanyuma mbere yo kungana ku musozo w'ikiganiro cyanjye ndibuze kutanibariza kano kantu na matsiko yanjye. Uyu munsi idini rya ADEPR riri mu bayateye ya mbere mu madini ataremeraga ko umugore w'umushumba ryimika umwe mu bamama, ubu ni umushumba mu idini rya ADEPR. Iki cyemezo cye cyarafashwe n'amacaci, ariko bamwe mu ba ADEPR n'izindi nsengero zimwe na zimwe basa nkaho batabyemeranyijeho, ndetse urabizi ko bidashobora ko ubundi umugore ntago abantu benshi bemera ko ari umuntu wayobora mu rusengero. Ariko uyu munsi ADEPR yahaye imbaraga umugore kugeza ubwo uyu ngubu asigaye ari umushumba n'ajya gatuti akabwiriza. Iki kibazo cyo kuba idini ADEPR cyase ubwo ndavuga ADEPR Pentecoste, reka mvuge Pentecoste, ko baremeye kwimika umugore ku nshingano akabasha kuyobora. Mwe nk'abapasiteri mwabyakiriye mute? Ese byaba ari iki bizabafasha mu mirimo yanyu mwari musanzwe mukora, dore ko ubundi abagore mu busanzwe bari abadiyakoni gusa? Mu by'ukuri ngiye nshobora kubyita amahirwe kuba nakwemera kuvuga kuri icyo kintu, kuko ngiye kukivugaho nkibajirwe kenshi, byaba kuri iyi channel y'Umuco Family Gospel TV, kuko yibanda ku myemerere yumvishe gospel, haba n'ahandi. Impamvu nari narakirinze kukivugaho ni iki? Nuko nari ntaraganira na bamwe mu buryo bukomveka, na bamwe mu babigizemo uruhare mu ihinduka ry'itegeko ryemerera abagore mu itorero rya ADEPR kuba abapasitori. Ariko impamvu ngiye kukivugaho ni naho uvanze ibintu. Buri utabivanga ntabwo nari bukivugeho. Oya, icya mbere mu myigire biriya by'iyobokamana harimo no kwiga gusobanukirwa kuyobora amarangamutima yawe, ntutunge urutoki uwo mudahuje kwemera ari we wibasa, kuko byitwa kwibasira undi muntu mudahuje imyemerere. Ubwo bivuze ngo tubuzwa kwigisha dufata reference, urugero ku rindi torero tudahuje imyemerere. Yego. Ariko kuko washyizemo ikintu ngo nk'amatorero ya Pentecote muri rusange, najemo na ADEPR yajemo. Yego. Muri rusange rero amatorero ya Pentecote ntabwo ariko yabaye amaheza nguni ku gukumira umugore kujya mu ivugabutumwa ry'ubupasitori, kuko ivugabutumwa muri rusange baririmo, ariko guhabwa inshingano yo gukurira abandi icyo bita pastor. Sibyo? Icyo cyo ni bamwe batabyemeraga, ariko abandi babyemeraga. Nkatwe abagore babaga abapasitori. Yego. Kandi tukitwa church. Bene data muri ADEPR nk'uko abavuzeho, abagore ntibari bemerewe kuba abapasitori. Ishuri ry'ubuhanuzi, ubuhanuzi buza muri ubwo buryo, ni impano, ni umwuka uguhangaho ukaguhereza ibyiyumviro n'ishusho y'umuntu. Yego. W'uwo muntu
n'ubutumwa. Ni byiza rero kugenda ukabwira uriya muntu. Rero iyo abuze ubwenge akareba wa mugore, Imana imbabarire niko dukunda gukoresha, nabo bambabarire aho ndi buvugeho, kuko mba nashatse gutanga urugero rwo kwisumbukuruza ko umuntu yikura mu rwego yagombye kuba ariho akishyira mu rwego rutari urwe. yego Nimba Imana yashatse ko ikambwira iti uyu muhungu dore azasambana n'umugore wa generale, abajenerali bambabarire, ndabakunda ndabemera, natanze urugero rw'umuntu usa n'uremereye mu buryo bw'ibyubahiro no muri Bibiliya babagamo, kuko Koroneliyo yari umugaba w'ingabo mukuru. yego Ariko ntago byamubujije yuko afashwa cyangwa se agirirwa umumaro munini n'akajakazi, akana k'agakobwa k'agakozi kariwe. Icyo nari nkitanzeho urugero kuri bari abajenerali ngo bambabarire. None Imana irambwiye ngo nkubwire, kuko nukomeza iriya nzira uriya ugufiteho ububasha, ubuzima bwawe araburangiriza aho ngaho, sibyo? None nge nkaza nkakora ikosa nkabikubwira, ahubwo wa wundi ugufisheho ububasha ahari ari aho ngaho. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo muhaye amakuru yo guhita arangiza cya kibazo. Kandi nge Imana yayampaye ngo ndengere wowe ntukomeze iriya nzira, kuko ushobora kubizira. Nkaza nkabivugira mu ruhame, wowe ubwawe ndagukumiriye ariko ndagushese, ndagutanze. Yego. So wa undi nawe aravuga ati n'ubundi ubi cyavuzwe gishobora no kuba cyaranabaye, reka nivuna umwanzi, reka ngire icyo nkaba ndabagonganishije. Niyo mpamvu rero umuhanuzi nyakuri ari wa wundi ushobora kuyobora amarangamutima ye mu guhanura. Yego. Ibyo bita abahanuzi bakuru, nuko aguhamagara akakugira hari akakuganiriza, yabona utari butayari kwakira bwa buhanuzi, nabwo akaba aretse kubuguhereza wowe nyirabwo. Cyane cyane nk'abantu bakundanye. Hari n'abantu bakunda kuvuga ngo hari abahanuzi, nako ndibuze no kubaza, ubundi iyo bavuze ngo umuhanuzi w'ikibuna yes, reka gusura nyine ukaza mwifurize amahoro y'Imana mwerero twisi ba uri mu gitondo, mwifurize igitondo kiza n'imbere y'umugoroba, mwifurize kugira umugoroba mwiza. Gendo ringi bisanzwe uyu munsi gira umukiro kwana na pastor mu kiganiro cy'insengero n'amadini. Ndibuze ko agaruka cyane, bamwe bavuga bati insengero zishobora gufungurwa muri ku kwezi kwa kabiri cyase ntizirekurwe se, bandi bati nagatera nzamba kanye na nzamba, ni ibintu bishobora kuzaba bigoye. Ariko ubwo nabashe kwa na pastor ndibuze kwimubazaho numve icyo abivuga. Pastor ndakwakiriye cyane cyane, mbere na mbere amahoro y'Imana nabane namwe. Namwe ahorane namwe. Kandi mu by'ukuri ndagushimira, nanakira nanjye abadukurikiye kuri televiziyo channel yacu Umuco Family Gospel TV, ibiganiro by'imyemerere ku myemerere. We wavuze amadini n'amatorero, byose ni kimwe, tuvuga imyemerere muri rusange. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro, bankurikiye tubahaye ikaze, abimbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Ibyo ari byo byose turi mu kiganiro Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Iyo tuvuze kumenya Imana rero tubihuza n'icyo gitekerezo wari uvuze, uvuga uti turi mu kiganiro cy'amadini n'imyemerere. Cyokora numvishe hari inkuru ufitiye abanyarwanda, ngira ngo nubwo ari nge wari uyibajije. Hanyuma reka bitenera ngaho nibarize ngo ese pastor, ifungwa ry'amadini n'amatorero waryakiriye gute? Mbere yuko nza kugera ku mazi iminsi bitanzwe vuba ko zishobora no kuzarekurwa mu minsi mike. Iteka rero nkunda gusubiza nk'umunyarwanda. Yego. Iyo nshubije nk'umunyarwanda, umuturarwanda, ndavuga ngo nabyakire nk'abandi banyarwanda bose. Nabyakire nk'abandi banyarwanda bose, mbyakira nk'abandi ba pastor bose, mbyakira nk'abandi bose bafite imyemerere bemera mu Rwanda. Rero ubwo ntabwo ari bibi, nta byacitse, ariko nta nubwo yabaye inkuru nziza nanone. Kuko kimwe n'abandi banyarwanda hari ibyatugoye kubyumva, ariko buhoro buhoro bimwe tukagenda tubyumva,
ibindi nabyo ntitubyumve bitewe n'ibyo twe twumva byakabaye bikorwa gutya, ariko uwatanze umurongo w'uko ibintu byagombye gukosorwa byakorwa, ubwo hari ibyo yashingiyeho cyane kuko we areba ibintu byose en general. So rero kuba njye naza nkavuga nti uyu murongo yatanze niwo, ariko byari buba akarusho yo hiyongeramo n'ubu buryo. Ibyo ni ibyanjye nyine nkanjye kimwe n'abandi banyarwanda. Ariko mu by'ukuri ntabwo nyine ntibyadushimishije, ariko iteka impinduka ntabwo zijya zishimisha. Ako kanya iyo inyungu zatangiye kutugeraho nibwo twishima, ni nacyo ariko kiranga umuntu, kuko aka kanya ikintu kirakugora ariko ejo ukanezezwa nacyo iyo wagiciyemo. Urugero twafata ku mugore ubyara, abyara boroga, arira, ari umugabo n'abaganga bamufasha muri icyo gikorwa, yabahinduye ibyatsi, hari ubatuka, hari ubita ibindi bintu, ariko iyo amaze gukikira ya mibabaro ntaba akiyibuka. Rero yaba njye n'abandi banyarwanda, ibyo tubwirwa gukosora ni uko ari twe twabikosheje. Nitubikosora rero bikagera kuri cya kigero, ntibizagutungure ari twe tubyishimiye, ahubwo kurusha wa wundi watubwiraga ngo tubikosore. Yego. Hanyuma uyu munsi ndibaza kuganiriza cyane, iyo ngeze mu gitsengero buriya n'intuza ngira ibibazo byinshi cyane, sinzi nimba uri buze kubasha kubyihanganira cyane cyane, dore ko iyo mpageze aho hantu ndahatinda. Hari inkunduro yaje muri 2018 niko njya numva abapasiteri benshi bakunda kuvuga, hafungwa insengero zimwe izindi zirasigara. Iyo nkunduro ya mbere yo gufunga insengero bwa mbere wayakiriye gute? Ko nyeka icyo gihe wowe utari wagafungirwa. Iriya rero nkanjye wenda mbaze nkuriye n'aka kantu kuvuga ngo ubaza ibibazo byinshi nimba ndi bubyihanganire, kuko nemera Yesu wihanganiye byose, uwo niwe wansindiye kwihangana. Rero ntacyo ntakwihanganira kuko Yesu yarabintunganyirije. Kuri iriya nkundura rero ahubwo yongeye nanavuga yuko ariyo yangoye cyane, kubera kimwe mu mpamvu imwe cyangwa ebyiri. Impamvu ya mbere yaje isa naho itari rusange ku bantu, ku madini cyangwa se ku myemerere yose. Yego. Ukabona ko byakozwe mu buryo butanogejwe. Ibyo rero byatumye hari abibaza ngo kuki Claude bamufungiye, James bakamureka agakora. Ese kuki Claude bamufungiye uyu munsi, James bakazamufungira amezi 2? Ariko kubera amakosa wenda yagaragaye muri 2018 mu buryo bwo gufunga insengero zitujuje ibisabwa, ubu ngubu ubona ko hari ibyo bakosoye nyine, cyane ko byaje bireba muri rusange ufite ikibazo agomba gukosora. So rero ihungabana kuri nge ryari ryabayeho 18 ahubwo kuruta ubu ngubu. Kuko ubu ngubu batwibutsaga ibyo twemeranyijeho muri 18 ko twamaze kubigeraho. Yego. So basanga rero ntiturabigeraho, kandi si umwe si babiri. Noneho rero bafata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho mube mufunze. Ubwo icyo cyaje rero kireba abantu bose batujuje ibisabwa. Kandi ubona ko cyagenze neza, nubwo hamwe ubona ko habaye ubukana bwo gufunga insengero zisa naho navuga zose, ariko buriya nuko zose nazo zabaga n'ubundi zitujuje ibisabwa. Ntawe natunga urutoki, kuko ntago nari ndi muri icyo gikorwa cyo gufunga. Nakiriye abaje kumfungira, ntago nakiriye abajya gufungira abandi. Yego. Nge rero mvuga ko ubukana bwari 18 kuruta 20 cyangwa se impera za 24. Abenshi bati iki kintu badukoreye bisa nkaho ari uguca akavuyo ka bamwe mu madini n'amatorero byari bimaje kuturambira. Nibaze ngo nawe hari amadini wajya kubona
bitewe n'ibintu akora mu matorero cyangwa se mu materaniro yabo, nawe ukifuza ko hari nk'urusengero situbuze kurumina izina, ariko bitewe n'uburyo abantu bakiramo abantu n'ubumisengere yabo ndetse n'uburyo babwiriza abakristo, hari abagiraga nawe ukumva hari urusengero ubona bafunga cyane ahubwo ndetse cyane. Impamvu mvuze ngo cyane, yego, reka mbanze nsome iki cyanditswe hanyuma nyisobanure. Dufite icyanditswe hano muri Bibiliya buri wese afite y'Ikinyarwanda cyangwa se izindi ndimi. yego, Igice cya Matayo, igice cya 22 Matayo 23 umurongo wa 14. Haravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca, muryarya nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ay'abandi. Aha nkavuga ngo tubyirinde nyamuna tutazagwirwa n'ishyano. yego, ariko nawe ikibazo cyanjye uragisubiza. Uyu murongo rero nyirizina niwo nari mvuze nikambanze ngusome hanyuma mbone kugusubiza. Mu by'ukuri harimo ijambo rivuga ngo muzabona ishyano mwandyarya mwe, mwebwe murya ingo z'iki z'abapfakazi, hanyuma irikurikiyeho n'iryo ribi ngo mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca. Aya masengesho y'urudaca rero mbere y'uko biba twari dufite imanza, hari amahuriro y'amadini n'amatorero cyangwa se abumbiye hamwe bene iyo myemerere, bashyizeho urwego rwitwa RIC ku gihugu, ku ntara, ku karere no kumanuka ku murenge. Nkeka bari bamaze iminsi bakira imanza nyinshi cyane. Izo nzego zisa naho zari zahindutse nk'ubutabera, nubwo n'ubundi wenda ari ubutabera mu buryo bw'imyemerere ngira ngo, zakira mwene izo ndyarya cyangwa abo bafarisayo barwanira ku ruhimbi. Ongeraho ngo abo biyitirira umurimo w'Imana ariko mu ngano ya Bibiliya ari amasega aryana. Yego, ubwo njye nanze kujya kure y'uyu murongo, wenda icyo ni wowe ukivuze, ariko biranditse muri Bibiliya. Bibiliya yabivuze. Bibiliya biranditse, nubwo atari byo nasomye ariko biranditse muri Bibiliya. Baravuga ngo nimba udashyushye ukaba utanakonje ugiye gutabwa hanze, ugiye kurukwa. Iyi rero uyu murongo wo napreshejemo akantu kamwe cyangwa tubiri kavuga ku kurya abapfakazi, ariko tugakomeza gukora amasengesho y'urudaca. Ni ukuvuga abantu bagiye ku cyo twita uruhimbi, ni hariya kuri aritari, wenda mu mvugo ziri bwumvikane, bafashanye mu ijosi bapfa ituro nyirarunaka yatanze. Cyamuvuye he? Ku mutima. Yego. Kandi nyirarunaka uwo niwe twabonye ko ari umupfakazi. Twe twagombye kuba turyegerana tukarimushyira nko kumushyigikira kugira ngo akomeze abeho. Ahubwo murirwaniyemo. Uyu mupfakazi waryigomwe akarizana, ahubwo twe turarirwaniye. Ikibabaje rero ngiki, ikintu gikurikiraho nuko nyuma yuko turwanye bucya mu gitondo tukajya kuvuga amasengesho y'urudaca. Nyirarunaka ntitwamuhamagaye ngo tumwihanire, sibyo? Munamwihanira imbere, tumwihanire yewe nta n'ikindi gikorwa twakoze kigaragaza geste cyangwa ikimenyetso cyo guca bugufi kugira ngo ya masengesho turi bukore atagibwaho umugayo. Byarantunguye cyane kubonaho Perezida wa Repubulika asa naho atwigisha uburyo bwo kwigisha. Yego biramureba kuko mbere yuko abanyamadini turi abanyarwanda. Yego. Ni nayo mpamvu tubivuga mu Kinyarwanda tukabyigisha mu Kinyarwanda. Rero biri andaye kubikontorora. Ariko kuvuga ati mwe nk'abanyamadini ko njya numva akavuga verse runaka, mu by'ukuri uretse kubika imitwe kubw'ibyaha byacu,
nta kindi twagashubije. Rero ikibazo cyawe nagishubije mvuga ngo byari bikwiriye kuko twari tugeze aho turwanira kurya abapfakazi kandi tugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca. Imana rero yarakariye n'iki? Ni amasengesho y'urudaca ari hejuru y'ibyaha. Ni ukuvuga ngo guterana kwacu ntabwo ari ukweza ibyaha, ahubwo ni ukuduhishira mu byaha. Babyita ni nko kwiyoroza. Abarokore, abanyamasengesho, abahanuzi bari bamaze iminsi bavuga bati Imana yibereye mu murimo. Mu by'ukuri bari abantu baba bafite amakuru menshi y'ijuru, ariko akabihanura ntitubyemere. Aho abantu nka bariya abahanuzi benshi bagenda babihanura akavuga ati Imana ije guhana, ije kugira gute, abenshi tukabitera, reka byite kubitera utwatsi. Yego, cyane ko hariho n'ababyitwikira ariko nabo bagasaba indonke cyangwa se indamo, bakiba se, bakariganya cyangwa se bagakora icyo bita ubutiriganya. Yego, nibyo escroque muri izi ndimi z'amahanga babyita escroque, ariko mu kinyarwanda cyacu tuvuga ubutiriganya. Uburiganya ni ukwiba ikintu cy'umuntu, ari kwigisha umuntu kugeza umwibye, nibyo bita ubutiriganya. Utuntu twinshi two kumwereka ingero, urwunguko, ikintu bikarangiza ugeze ku gihe cyo kumwiba. Uburiganya byo ni uko iyo mashini yawe, sibyo, tukemeranya ko nindangiza igikorwa nyikoresha nyigusubiza, cya gihe cyagera nkavuga nti iyi mashini ntabwo ari iyawe ahubwo warasaze. Niko kuriganya. Icyo ni ikinyarwanda. Ariko iki kintu bita escroque ni ukwescroka, ni ukuvuga ngo mfata igihe cyo kukwigisha kugeza ngeze ku gihe cyawe kandi ukimpaye ku bushake. Nibwo rero twita ubutiriganye. Umuntu afite utugambo twinshi. Reka ukira ngo mete nibareza kano kabazo. Abantu benshi bajya bavuga bati mu nsengero hasigabaho ikitwa ko abakomisiyoneri cyangwa se kudukomisiona kugeza niyo mpamvu ugiye kubera ko kantu k'ubutiriganye uvuze, ku buryo umuntu uza gusenga akahita kuhanurira uburyo ufite imodoka 3 mu rugo ariko atakuzi, ariko mu by'ukuri abantu waje gusengera akaba hari mwene so wagusuye. Yego, akabera gutangira amakuru kwa pasiteri. Abantu bamwe namwe bagiye bumva nk'ibi bintu cyangwa abantu bazajya bahanurira bakaza gutahura aya makuru nyuma, none yaramaje no gutura. Aba bantu bagiye bavuga bati aha nta Mana twari twakoreye. Ariho ndibuze kutanibaza ngo ese iki kintu cyabaga gitanzwe n'uyu muntu kimuvuye ku mutima we byabaga ari kumuva ku mutima, ariko uwo wabivuze byaраbaga ari amakuru afite. Iki kintu Imana yarabyakiraga ku buryo yageraga ku buryo yagera naho imuha umugisha, cyangwa ko hari uburyo pasiteri wabaga yagisabyemo ku buriganya bwiwe, nimba ari ubutiriganya wari uvuze, ntabwo byabashaka ko icyo kintu cyagera ku Mana. Buriya hari ikibazo kimwe dufite mu rwego rw'abanyamadini. Hari ikibazo kimwe dufite, ikintu bita kutigisha. Mu by'ukuri ntabwo twigisha. Yaba twigishaga nk'uko tubisabwa, ntabwo iki kibazo cyakabaye kiri ku rwego kiriho, ntabwo cyakabaye kiri giteje impagarara cyangwa se impungenge mu gihugu. Hano rero ndashaka kuvuga ngo hari itegeko rya nyuma rya Yesu kubemera Bibiliya, dusoma muri Matayo 28 ku murongo wa, nubwo twahera 18 kugeza ku wa 20, ariko umurongo wa 19 ni nkaho ari wo ubisobanuraho neza. Uvuga ngo nuko Yesu aratubwira ngo abwira intumwa ze ngo mugende mu mahanga yose mwigishe abantu. Hano intego byari uguhindura abamaze guhinduka cyangwa se gukizwa cyangwa kwihana, mu babatize. Abamaze kubatizwa mu bigishe. Kwigisha. Nimba ufata umwana wawe ukamutanga muri garidiyene akiga imyaka 3, akava yakajya muri sogonderi, primaire akiga imyaka 6, akamanuka akajya muri sogonderi akiga imyaka 6, akamanuka kaminuza 4 cyangwa se 3 cyangwa se 5 biterwe n'ibyo yize cyangwa se arimo kwiga.
iyo myaka yose uyiteranyije, iyo niyo iza ikagira umuntu kuba mukuru, kuvuga ngo uyu muntu ageze ku kigero cy'uko ari mukuru. Mukuru rero ni iki? Nimba igihugu kivuga kiti kugira ngo umuntu aba yabarirwa ku myaka y'ubukure, ku kigero cyo kwifatira icyemezo, umwanzuro, biri kuri 18. Ku kigero cyo kuba yafata inshingano zindi ziremereye, cyane cyane inshingano z'urugo, n'abankurikira aka kantu bakumve, inshingano z'ubuyobozi zishobora guhera kuri 18. Ariko kuko urugo ari ikindi kintu kiri hejuru, zihera kuri 21 na 23 ku muhungu n'umukobwa, ku kinyuranye. Ku mukobwa nkeka ntabwo ari itegeko rirahinduka, nubwo babirimo, ni 21 kuri 23 z'umuhungu. So ibyo nari mbivugiye iki? Nari mbivugiye ngo Abanyarwanda bameze nka wa mwana ushobora kuba yarize wenda garidiyeni agasimbuka primaire akajya kwiga sogonderi, cyangwa se akiga garidiyeni na primaire agasimbuka sogonderi akajya kwiga kaminuza. Mu nyumve cyane kuri icyo kintu uyu mwanya urimo, ibi bintu asimbutse. Imyemerere mu Rwanda niko imeze, nicyo kigero nayigereranya nayo. Hari etape basimbutse nini uyu munsi kugira ngo uzasubize inyuma umuntu warangije kaminuza ngo ajye kwiga sogonderi, kuko yayisimbutse akava muri primaire akajya muri kaminuza, biragoranye. Keretse habaye kuba kaminuza atarayiga, wenda bagahitamo bamufatira nagasubirayo. Ngira ngo leta yacu niyo yagiye ishyiraho izo mpinduka cyane, bakavuga bati abantu bose batashoboye kwiga icyiciro rusange, niyo bita tronc cyangwa mu wa gatatu, ntago bemererwa kujya muri kaminuza kwiga. Kugira ngo ibyo babibuzanye nuko ibyo byakorwaga. So rero no mu myemerere yacu nabyo bimeze gutyo. Nimba umuntu yarize primaire ntayisoze, ntakora wa gatandatu, uyu munsi akaba ari geseringa kwiga kaminuza, hari ibintu yagombye kwibuka ko ejo bizamugora, kandi atari busubira inyuma ngo ajye kubyiga muri primaire cyangwa se ajye kubyiga muri sogonderi. So imyemerere mu Rwanda ni icyo kigero nge nyishyiraho, niyo gap cyangwa se uwo mwanya nayishyiraho, nuko twize nabi, ntago twashyize mu bikorwa ihame cyangwa se inshingano nkuru ya Yesu yo bita kwigisha abantu. Kandi niryo tegeko rya nyuma twebwe twemera, avuga ati mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa banjye, abemera mu babateze, abo mubatije mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Iki cyiciro rero cyo kwigisha ntago mu Rwanda twigize tugikora, ntago twigiye tukigeraho. Ni nayo mpamvu hari ibi byuho byose, uhereye ku byo wambajije no ku byo utambajije, nuko imyemerere mu Rwanda ifite gap yo kuba yaratarutse etape mu rwego rwo kuyigisha. Uyu munsi rero ushobora kuza ukaza wigisha ku cyo bita ubuhanuzi bw'inzaduka. Ubwo buhanuzi bw'inzaduka urimo kubuvuga uri muri kaminuza, kandi wagombye kuba warabwize mu cyiciro rusange tronc, cyo bita tronc. Ntabwo usigira ubwigisha rero nka wa wundi wabyize nyine mu cyiciro rusange. Yego. Uzigisha ibyawe ugira ibyo utaruka. So aho rero niho usanga babyiganira. Hari abahanura ibinyoma n'abahanura iby'ukuri, hari abavuga ibyo bazi n'abavuga ibyo bumvishe ku bandi. Nk'uyu munsi dufite nimba nakiti ibyago byinshi by'abigisha bigisha ubuzima bw'abandi bantu bakabisanisha no kwigisha Bibiliya, kandi atari byo. So akaza agafata ubuzima bwawe ku gakuru kamwe yabonye, akaba ari ibinyigisho, ariko mu by'ukuri si byo, kuko yemereye kwigisha ku buzima bwawe nk'icyo bita urugero, kuko inyigisho yemera niva muri Bibiliya, kuko Bibiliya niyo ibumbye imyemerere yacu, cyangwa se Korani ku bafite kwemera kuriya kwa Korani. Ntabwo rero wajya mu bapfumu ko bafite imyemerere yo
nabyita gupfumaguza, ntaza kubivuga nabi akazagira untera ibuye ngo ujye kumwigisha uburyo apfumaguza cyangwa se aterekera akoresheje Bibiliya cyangwa ku ruhande. No, babyita gutera indaro. Niwe uba nibyo aba yarahisemo kuriya. Nge rero wemera Bibiliya, nigisha inyigisho zo muri Bibiliya, nkaba natanga urugero ku binkikije. Runaka akora ibiganiro neza, biyobora neza, cyane cyane iyo urimo kwigisha neza wumva arimo gushyiramo. Ntabwo rero ari ngombwa ko nza kwigisha wowe. Nicyo nasagaho naho nsubiza, ariko cy'ukuri nuko twize nabi idini, tubifata nabi, tujya kubyigisha nabi. Ni ingorane rero kubona umwana wasimbutse toronkome ari muri kaminuza arimo abazwa ibyo yagombye kuba yarize muri toronkome. Ntabwo yabisobanura nyine nka wundi wabyize. Yego, aho niho tubona hari icyuho gikomeye cyane, ari nacyo leta ivuga ngo dukosora uburyo bw'imyigishirize. Ari naho ndibuze kubaza ngo hari amashuri numvisha ya theology yigisha prophesy, nzi kuba kwibaza ngo ese mu gihe cya mbere cyangwa se no mu gihe cya kera yaba ari umuhanuzi Eliya wenda ariko ari nanga urugero, guhanura kwe kwabaruga ari ugukora kw'Imana, kuki magingo yangaya umuntu yumva ko umuntu agomba kujya kwiga guhanura mu ishuri? Ese ubwo buhanuzi umuntu yagiye kwiga buzaba ari ubuhanuzi hanuye buvuye ku Mana cyangwa zaba ari amarangamutima yo kugira ngo abashe kurya ituro ry'uwo yahanuriye? Ntago nabyemera kuko bivuze, kuko ntago nzi ishuri ry'ubuhanuzi ryigisha ubuhanuzi. Haka amashuri hari yigisha abahanuzi? Oya, yigisha theology. Theology ni imyemerere, sibyo? Theology ni uburyo bw'imitekerereze ku myemerere nyine. Yego, ibyo nibyo nzi. Hari amashuri ya theology abantu bajya kwigamo imiyoborere mu rwego rw'amadini n'amatorero, kuko burya bishingira ku cyo twita umwuka, yaba mwuka wera cyangwa se mwuka. Ni ukuvuga ngo icyo twita umwuka ni ikidafatika, sibyo? Ibyo rero mukiga uburyo ushobora kuyobora amarangamutima y'umuntu udakoresheje ibifatika, ahubwo ukoresheje ibidafatika. Icyo nicyo cyitwa theology. Ariko kujya kwiga mu ishuri ry'ubuhanuzi mu Rwanda ntaho riri, no ku isi ntaho riri, kuko ubuhanuzi ni impano iza ku muntu runaka, cyokora ashobora kuyikoresha nabi cyangwa neza bitewe nawe ubushobozi afite mu bumenyamuntu. Kuko nimba Imana imubwiye ko wowe ugiye wenda kuryamana n'umugore cyangwa se gusambanya umugore wa generali runaka, sibyo? Yego, wowe Imana imuhaye amakuru ari bukubwire, byaba biciye mu nzozi cyangwa icyo twita iyerekwa. Iyerekwa ni ibyiyumviro biza uri maso ureba, nta kintu kikurangaje, ariko ukabona haje ishusho runaka isobanura ku kintu, kugenda kukigeza ku iherezo ryacyo. Iryo tukita iyerekwa. Iyerekwa rya kabiri ni iriciye mu buryo bw'inzozi. Kurota ikintu runaka ukabyuka ukibuka hadaciyeho n'akantu na kamwe watakaje. Hakaba n'izo twita inzozi z'umuruho, ni bya bindi urara mu bintu byinshi ariko bugacya nta na kimwe kiri mu mutwe wawe. Rero nta shuri ry'ubuhanuzi. Ubuhanuzi buza muri ubwo buryo, ni impano, ni umwuka uguhangaho ukaguhereza ibyiyumviro n'ishusho y'umuntu, w'uwo muntu n'ubutumwa. Ni byiza rero kugenda ukabwira uriya muntu. Rero iyo abuze ubwenge akareba wa mugore, Imana imbabarire niko dukunda gukoresha, nabo bambabarire aho ndi buvugeho, kuko mba nashatse gutanga urugero rwo kwisumbukuruza, ko umuntu yikura mu rwego yagombye kuba ariho akishyira mu rwego rutari urwe. Nimba Imana yashatse ko ikambwira iti uyu muhungu dore azasambana n'umugore wa generale, abajenerali bambabarire, ndabakunda, ndabemera. Natanze urugero rw'umuntu usa n'uremereye mu buryo bw'ibyubahiro no muri Bibiliya babagamo, kuko Koroneliyo yari umugaba w'ingabo mukuru. Ariko ntago byamubujije yuko afashwa cyangwa se agirirwa umumaro munini n'akajakazi, akana k'agakobwa k'agakozi kariwe. Icyo nari nkitanzeho urugero kuri bari abajenerali ngo bambabarire. None Imana irambwiye ngo nkubwire, kuko nukomeza iriya nzira uri ugufiteho ububasha, ubuzima bwawe araburangiriza aho ngaho, sibyo? None nge nkaza nkakora ikosa
nkabikubwira ahubwo wa wundi ugufisheho ububasha ahari ari aho ngaho. bivuze ngo iki? Bivuze ngo muhaye amakuru yo guhita arangiza cya kibazo. Kandi njye Imana yayampaye ngo ndengere wowe ntukomeze iriya nzira kuko ushobora kubizira. Nkaza nkabivugira mu ruhame, wowe ubwawe ndagukumiriye ariko ndagushese, ndagutanze. Yego. So wa undi nawe aravuga ati n'ubundi bicyavuzwe gishobora no kuba cyaranabaye, reka nivuna umwanzi, reka ngire icyo nkora, nkaba ndabagonganishije. Niyo mpamvu rero umuhanuzi nyakuri ari wa wundi ushobora kuyobora amarangamutima ye mu guhanura. Yego. Ibyo bita abahanuzi bakuru nuko aguhamagara akakugira hari akakuganiriza, yabona utari butayari kwakira bwa buhanuzi nabwo akaba aretse kubuguhereza wowe nyirabwo. Cyane cyane nk'abantu bakundanye, hari n'abantu bakunda kuvuga ngo hari abahanuzi, nako ndibuze no kubaza, ubundi iyo bavuze ngo umuhanuzi w'ikibuno aba ari umuhanuzi umeze ute pastor? Umuhanuzi w'iki? Ngo w'ikibuno. Ngo ari abahanuzi ngo bibuno, ngo ari abahanuzi ngo baba bameze gutya na gutya, ariko akantu kitwa ngo umuhanuzi w'ikibuno ariko kantu nigeze nsobanukirwa, ndibuze kugerageza kubaza mbere yuko njya ku ifungurwa ry'itsegero. Ngende umupastor. Sibyo? Yego. Nubaha umurimo wanjye cyangwa umwuga wanjye. Rero iyo bavuze ngo umuhanuzi w'ikibuno, mu mvugo yanjye nk'umupasiteri ndavuga nti izo ni tereme z'abanyabutayu. Yego. Mu mvugo rusange ni tereme za tereme zindi bajya bakoresha z'abarasta n'iki, ntago ndi bwibuke uko babyita. Izo ni tereme z'abanyabutayu utabaza umupasiteri wari we wese cyangwa ngo baze Bibiliya ngo akubonere igisubizo. Umuhanuzi w'ikibuno wasanga bijyanye nuko bagera muri ubwo butayu cyangwa se muri ayo mashyamba bagahekana. Ahubwo niyo bamwita umuhanuzi w'umugongo. Niki rero icyasho medias ngo byo gutwika. Umuntu ashobora kugihimba ari inkuru gutyo igatwika, ejo ugasanga yabaye inkuru cyangwa se imvugo runaka abandi bantu bakoresha, ariko nta muhanuzi w'ikibuno ubaho muri Bibiliya no mu myemerere. Hari umama mu minsi yashize twabonye gusa yaje ari umuhanuzi kuri social media, arangije aravuga ngo ngewe nemera ko ndi indaya ya Yesu. Ndibuze kwita nibaza kuko birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari umukozi w'Imana ariko akaza kugera igihe akageraho avanye ngo akavuga ko ashobora kuba n'indaya ya Yesu. Ni ukuvuga ngo uretse mu Rwanda rwuzuye umutekano rutemba amata n'ubuki, hari aho yabivuga akabizira. Yego. Kuba hesa nguni ba Yesu. Nimba Yesu yaraziraga kwiyita umwana w'Imana kandi ari we koko, cyangwa se atari nawe, kuko n'abari abari bafite reasons yabo bahagararaho yo guhakanya ko ari umwana w'Imana. Yego. We akaba yarazize kwiyita umwana w'Imana. Uribaza ngo uyu muntu wiyise ndayi ya Yesu we yakwicwa bingana iki? Hari igihugu atabikinisha. Ubwo bivuze ngo abankurikiye n'abambona n'abanyumva jya ukora attention mbere yo kuvuga. Hari ibintu batavuga no muri uru Rwanda nabyo mbibabwire, wenda babyumva cyangwa bazabyumva. Yego. Hari aho ushobora gukoresha iryo jambo ugashiduka wowe witwa ngo wuzuye umwuka wera, akakwambara akagenda akaguta nko muri iriya shyamba, kandi ariho hari umutekano no kubahana, kuko burya ikiremwa muntu mu Rwanda cyubashyirirwa 100%. Uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa 100%. Nta muvumo ushobora kuza kuri uwo muntu uvuga ngo rinda ya Yesu. Umuhungu ndavuga nta muvumo ushobora kuba wagira nko kuri uwo muntu, ushobora kuba yaza akavuga ati ngewe nemera ko ndi nda ya Yesu. Impamvu ntavuga ko uwo muvumo hari, nababwiye nyine ndagoma mbisubiramo ko nge ndi umupasiteri. Sibyo kuba ndi umupasiteri rero nkaba ntari umunyabutayu, mpita mvuga direct ko imivumo yose yaranditswe muri Bibiliya. Yego. N'imigisha yose yaranditswe muri Bibiliya. Nta wundi muvumo rero ushobora kuvuka utari uriya wanditswe muri Bibiliya. Ari umuvumo w'inkomoko igihe runaka uzasohozwa, ariko nta muvumo mushya ushobora kuvuka, kuko yise ndaye ya Yesu wahita havuka umuvumo ako kanya. Ahubwo kuri ya mivumo yateganyijwe. Yego. Sibyo? Kuko baravuga ngo nukora iki uzagibwaho n'uyu muvumo. Hari umuvumo uzamuzaho ariko wateguwe cyangwa se wari usanzwe uteganyijwe muri Bibiliya bitewe n'igihe akoreye icyo cyaha. Ariko muri rusange ni icyaha tugiye no mu mategeko, icyo bita imvugo zihembera, intambara, imvururu n'iki,
burya muri biriya bihugu by'abahezanguni ku myemerere bakimurega kandi bakanamwica cyangwa se bakanamufunga. Kuvuga ngo ngewe ni indayi ya Yesu, urenze aho ngahe n'inyuguti imwe ntiyashobora kubigusobanurira. Yego, nicyo kikubwira ko ibyo bakora batabizi, n'ubundi biracyasubira kuri rya kosa ry'uko abantu batigeze bigishwa icyo bita imyemerere. Ari nacyo cyiza abantu bakayobotse rwose amashuri bakajya kubyiga, kuko uwamaze kwiga icyo bita imyemerere n'icengezamatwara ntago yakora ikosa nk'iryo kuri kamera cyangwa se mu ruhame rusange. Oya, binaje yatokesha umurokore nyakuri wasenze, binamujemo yatokesha yavuga mu izina rya Yesu. Ahubwo nanjye reka mbivuge mu izina rya Yesu abazimu bashye. Okay. Hanyuma mbere ko ngana ku musozo w'ikiganiro cyanjye ndibuze kutanibareza kano kantu na matsiko yanjye. Uyu munsi idini rya ADEPR riri mu bayateye ya mbere mu madini ataremeraga ko umugore w'umushumba ryimika umwe mu bamama, ubu ni umushumba mu idini rya ADEPR. Iki cyemezo cye cyarafashwe n'amacaci, ariko bamwe mu ba ADEPR n'izindi nsengero zimwe na zimwe basa nkaho batabyemeranyijeho, ndetse urabizi ko bidashoboka ko ubundi umugore ntago abantu benshi bemera ko ari umuntu wayobora mu rusengero. Ariko uyu munsi ADEPR yahaye imbaraga umugore kugeza ubwo uyu ngubu asigaye ari umushumba nawe gatuti akabwiriza. Iki kibazo cyo kuba idini ADEPR cyase ndavuga ADEPR Pentecoste, reka mvuge Pentecoste, kuba baremeye kwimika umugore ku nshingano akabasha kuyobora. Mwe nk'abapasiteri mwabyakiriye mute? Ese byaba ari iki bizabafasha mu mirimo yanyu mwari musanzwe mukora, dore ko ubundi abagore mu busanzwe bari abadiyakoni gusa? Mu by'ukuri ngiye nshobora kubyita amahirwe kuba nakwemera kuvuga kuri icyo kintu, kuko ngiye kukivugaho nkibajijwe kenshi, byaba kuri iyi channel y'Umuco Family Gospel TV, kuko yibanda ku myemerere yumvishe gospel. Haba n'ahandi. Impamvu nari narakirinze kukivugaho ni iki? Nuko nari ntaraganira na bamwe mu buryo bukomveka, na bamwe mu babigizemo uruhare mu ihinduka ry'itegeko ryemerera abagore mu itorero rya ADEPR kuba abapasitori. Ariko impamvu ngiye kukivugaho ni naho uvanze ibintu. Buriya utabivanga ntabwo nari bukivugeho. Oya, icya mbere mu myigire biriya by'iyobokamana harimo no kwiga gusobanukirwa kuyobora amarangamutima yawe, ntutunge urutoki uwo mudahuje kwemera ari we wibaza, kuko byitwa kwibasira undi muntu mudahuje imyemerere. Ubwo bivuze ngo tubuzwa kwigisha dufata reference, urugero ku rindi torero tudahuje imyemerere. Yego. Ariko kuko washyizemo ikintu ngo nk'amatorero ya Pentecote muri rusange, najemo na ADEPR yajemo. Yego. Muri rusange rero amatorero ya Pentecote ntabwo ariko yabaye amahezanguni ku gukumira umugore kujya mu ivugabutumwa ry'ubupasitori, kuko ivugabutumwa muri rusange baririmo, ariko guhabwa inshingano yo gukurira abandi icyo bita pastor, sibyo? Icyo cyo ni bamwe batabyemeraga, ariko abandi babyemeraga. Nkatwe abagore babaga abapasitori. Yego. Kandi tukitwa church. Bene data muri ADEPR nk'uko babavuzeho, abagore ntibari bemerewe kuba abapasitori. Yabaga mwarimu tuvuze wenda nko ku ntara, kera niho habagaho ngo perefegitura na superefegitura. Yari ni ukuvuga yabaga afite ubupasiteri bucagase butuzuye. Ejo bundi niho nabonye babwuzuza akaba umupasiteri, kandi iyo yabaye ku umupasiteri n'izindi nshingano zose aba yazihawe zo guhagarara itorero nk'umupasitori. Pentecoste twese tubihuriramo, ni ukwemera gushya gushingiye ku munsi wa Pentecoste, umunsi w'intumwa zahabwaga Mwuka Wera, cyangwa se Mwuka Wera amanukira intumwa 12 aho zari ziri. Ariko ntago bikuraho ko Pentecoste n'abandi bose bafite kwemera kwa Yesu duhurira mu cyo bita Protestant. Nuno munsi mu Rwanda mwiyandikisha Pentecoste muri rusange cyangwa na ADEPR niki, turagaruka tugahinirwa mu ijambo ryitwa Proteste. Turaba poroso.
hakaba katolika urumva, ariko kuko twahisemo ikirangantego cyacu cy'umunsi Mwuka Wera yamanukiye intumwa zigahaguruka zigatangira gukwiza ubutumwa hirya no hino, kuko hariya niho bahawe imbaraga zo gutinyuka kujya mu bihugu bitabemera. Nyuma ya Mwuka Wera Yesu yasezeranyije intumwa azimanukiye, niho James yafashe icyemezo akajya mu Barabu, agapfa amaze kubwira 2 3 we na runaka, kuko barabishe. Wowe wabona uburyo apfuye ukagira imose yo kuvuga uti nanjye ni kuki uriya wapfuye, ukabubibwiye undi, nawe bakajya kukwica umaze kubwira 10, bivuga butumwa rigenda rikwira gutyo. So rero umunsi wa Pentecost ni umunsi w'intumwa, ubwo amatorero yose ya Pentecost ashingiye kuri uko kwemera. Bene data rero nyemera nko challenge. Yego, numvaga ngiye gusoza, ariko ari akantu uvuze kuri nge kaba challenge, abandi kaba challenge. Uratubwiye ngo Yesu yesemo intumwa 12 zari abaki? Bari abagabo. Yesu yari ijambo yasize mbere yuko asubira ngo iburyo bw'Imana Data ishobora byose, aravuga ati nimuzenguruke isi yose, muzenguruka amahanga yose, mugira mute? Muhindura abantu abemera mubabatize. Ari umugore n'umwe wari uri muri izo ntumwa. Nkushubije nagushyira kuri, ntago uransubiza ahangaha. Nyemerera iyi deba nyine aka kantu nshaka nkushubije nagushyira kure. Kubera iki? Kubwiye intumwa 12 kuko arizo wowe uzi wamenye, sibyo? Hari uvuga 48, hari uvuga yuko n'umubare wazo utazwi w'intumwa zashyizwe. So rero muri babandi batazwi, abagore barimo, sibyo? Ibyiciro by'abatoya birimo. Muri babandi 40 batavugwaho rumwe, kuko twanditse twemeza 12. Ubwo tuvuge ngo reka dufatire urugero ku buyobozi. Ariko na Yesu ntabwo yigeze agendana n'izo 40 zingaho tubwiye. Nta na rimwe nzi Yesu yabaye hagendana n'intumwa 12 gusa. Wenda hari abo bahuriraga ku musozi bande bavuye hehe batumiwe nande? Ariko muri Bible iri kutubwira, itubwira ba Matayo, ba Mariko n'abandi, na Yuda, ba Yohana. Nta hantu turumva itubwira ko harimo umugore babaga bari kumwe. Ni ukuvuga ngo icyo kikugoye, ikikugoye nshobora gusobanura hano, uvuga udefinisa umubare w'intumwa, icyo gisubizo kugira ngo cyumve, twavuga ngo nta mubare wemeranywaho w'intumwa za Yesu, kuko Bibiliya irakubwira ngo nuko yihererana Marita na Mariya na runaka abashinga umurimo, na Mariya Magadalena ku musaraba, ngo nuko ahamagara uwo mugore. Nta ntumwa muri ba bagabo bari bahari. Bivuze ngo hari izindi nshingano Yesu yatangaga, twebwe banditse definisa intumwa 12, ariko kuri kwa Bibiliya intumwa 12 zirarenga kuri Yesu, kuko na hariya ku musaraba hari abo yashinze umurimo, hari abo yashinze inshingano, ngo nibo babashe kumugera. Arabwira ngo umugore, fata uyu n'umwana wawe, nawe mwana uyu ni nyoko. Nta ntumwa yari irimo, sibyo? Murinde abo bantu wahakana ko batahaye inshingano. Aho ngaho niho nshaka kuzaruka mu cyo cya kabiri nkubaza ngo ese Yesu wabwiye igisambo ngo turicarana iburyo bw'Imana ishobora, ngo turi buhurire mu murwa ibuna. Igisambo cyakoze ibyaha paka ariko ku munsi wa nyuma w'urupfu rw'icyo gisambo, Yesu akakibwira ko bazicarana iburyo bw'Imana ishobora byose, Data wa twese uri mu ijuru. Niho ndibuze kwibaza ngo uyu munsi tusigaye tuganira n'abapasiteri cyangwa se n'abandi bantu bari bashumbye amatorero, nubwo insengero zifunza kubwira ngo Yesu n'igisambo aracyabariye ngo sinjya atazababarira, ngo reka ninkwere cyangwa se reka nikorera ibingibi byose n'iby'isi. Naho nsoreje, ariko nzagaruka muri patu ivuga ngo ese kwemera kwacu hari aho gutandukaniye n'imyemerere y'abandi tubona, cyangwa twese duhuje kwemera kumwe nk'amadini y'abaprotesta?
kwemera kuratandukanye ahubwo kugendera ku byo twize. icyo uzansobanurira. Eh, Ndagushimiye urumva? cyane rero. Imana iguhereza umugisha n'abari badukurikiye bose. Mm. Harimo ako kantu nzagasobanura, nzafasha abantu kuko iyo tugize amahirwe yo kubona ibiganiro nk'ibi ngibi bifasha abantu kumyumvire, kutaba umuhezanguni ku ntumwa 12 akamenya ko Yesu yatoranyije intumwa mu byiciro bitandukanye. Nimba iki cyiciro yaragitoranyije bakagaragaza intumwa 12, bene abo nzanabafasha n'uburyo Yesu yakoze imirimo mu byiciro bitandukanye, bine bitandukanye. Aricyo bita ngo ngwino urebe. Urumva? Icyo ni icyambere. Ngwino urebe. Ubwo muri ngwino urebe n'abapagani n'abandi bose nyine baba barimo. Sibyo? Yego. Hakabamo nkurikira. Sibyo? Ubwo nuwahisemo kumva ko ibyo urimo kuvuga mu bantu twaje kukureba aho uvuga niki, ba bantu babwiriza hariya, hari abahitamo kugukurikira bagashaka gukenera kugira ibindi bamenye. Yego. Abavuye muri nkurikira abashyira muri gumana nanjye. Muri gumana nanjye ubwo ni icyiciro cy'abapasiteri bahisemo kuba ngo abihaye Imana. Iriya jambo ni ryiza cyane nuko ritubaho. Hakavamo abiha Imana bemera kugumana na Yesu bakiga ibye, ari nabo bazakurwamo abigisha. Yego. Bene abo rero icyiciro cya 4 cya nyuma gisorezwa muri guma muri nge. Yego. Nabihebeye Yesu, ibyisi bitabakanga n'izi kamera n'ibindi byose n'ibyo wambajije. Urakoze cyane. Ibyo tuzabyigisha abantu turahari. Reka mbashimwe mwese twabanye mu kiganiro cyanjye, mbibutse ko turi aho bita mu Karumuna, kuri ni hoteli, turi kuri hoteli kuri hoteli nziza cyane itanga amafunguro ibyo kunywa byiza, bahita kuri bahita kuri Oasis. Kambashimire ibiganiro byanagaruka na Rihori, nyiri umugisha wo kubana na Pastor. Ciao ciao. Murakoze.